reka nongere ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza aho uri hose, nanakwifuriza amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Uyu munsi nguzaniye video rero nziza cyane ikwereka uburyo ushobora gushyira igihe muri WhatsApp. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Sasa rero muri WhatsApp ubundi habamo setting nyinshi cyane. Bamwe muri twe dutunze WhatsApp ariko tutazi ngo ibingibi wabikoresha ibi nibi ukabikoresha ibi, ku buryo nyine byakugira umumaro kuri WhatsApp. Hari n'igihe usanga nka setting za WhatsApp wagasetinzemo ko batakwiba WhatsApp, ugasanga nyine harimo akantu katuma wirinda kuba wakwibwa account yawe ya WhatsApp. Ibyo ngibyo nabivuze mu yindi video, mushobora kuyisanga muri description hasi, cyangwa se mukayisanga muri iyo screen video igiye kurangira. Rero niyo mpamvu ibintu byinshi kuri WhatsApp ntabyo tuba tuzi, ariko nzakomeza mbibereke nabigisha uburyo nyine ibyo bintu bikorwa. Cyane cyane kugira ngo nyine uzajye ubibona, ugomba kwiyandikisha kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu Mwarimu Eugene, ugakanda niyo nzogera kugira ngo nyine video twakoze zitazajya zigucika. Ukibuka no gukanda iyo like cyangwa se ukatwandikira muri comment, ndetse no kutwandikira muri comment nabyo na agaciro kuri twebwe cyane kuba tubana umunsi ku wundi. Iyi video nyikoze kugira ngo anyereke umuntu utabizi, namwereka kugira ngo nyine nabaze kureba ukuntu yabishyiramo. Rero WhatsApp uzaba uyifite muri telefone yawe nk'ibisanzwe, uze uyikandeho. Numara kuyikandaho uzaza hano mu tudomo dutatu hano hejuru. Nurangiza uze ukande hano muri setting, ukandeho. Nurangiza gukandaho uzaza hano ahangaha kuri profile. Kuri profile ukandeho, nurangiza umanuke. Uzasanga wowe bimeze gutya. Nurangiza umanuke. Ibi ni ibintu nashyizemo nyine kugira ngo unshatse aba ariho ambonera. Uzaza ukande hano, ngira ngo muri kwareba hano hantu niho nshaka kubereka kugira ngo muharebe. Ni business hours. Bino birareba ku muntu ukoresha WhatsApp business cyane cyane, kubera ko nyine iyo wemejemo ano masaha ni meza cyane. Wihigiye ukavuga uti igihe cyo kujya kuri WhatsApp ni iki, igihe cyo kuvira kuri WhatsApp ni iki ngiki. Hano icyo gihe uzaza ukandeho hahandi naberetse nyine, uzasangamo ijambo ryanditseho ngo schedule, select your business schedule. Nurangiza ubona hano magambo ari hasi, uzaza ukande hano, uzaza urikandeho nyine nk'ibisanzwe.
iri ngiri, nurangiza uze uhitemo kano iri jambo rya mbere, iri ngiri open for selected hours, kuko niryo dukeneye. Nurangiza uze ukande hano, uzaza hano muri add hours cyangwa se business hours, uze ukandeho. Nurangiza kwakanda bazaguha schedule, select your business schedule, nurangiza uhakande. Bazaguha amagambo atatu hepfo, select your business schedule. Hano ni igihe open for selected hours, hano ni igihe washizemo amasaha runaka, nyine igihe cyagera cya WhatsApp kuba igiye kwifunga, none yarangiza WhatsApp igahita yifunga, nyine WhatsApp chat igahita yifunga. Umuntu ku buryo ashaka kukwandikira akavuga ati ngiye kumwandikira uyu muntu, yajya kukwandikira agahita asanga WhatsApp yawe irafunze. Hano ku ka kabiri wenda akambere turaza kugasubiraho musobanuro n'aka kabiri. Aka kabiri rero ni igihe ushobora gufungura WhatsApp amasaha 28 kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi, kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi. Ariko hano hantu ushaka kuhahitamo wenda kubwo udashaka ko wagendera ku masaha, ukavuga uti ku wa gatandatu no ku cyumweru wenda muri weekend ukaza ukareba ku wa gatandatu ugafunga, ntago njya nkora ku wa gatandatu. Ukaza no ku cyumweru ukavuga uti nge sinjya nkora, ugasigamo imyanya 5 yonyine. Iyi minsi 5 niho ukora amasaha 28, ariko byagera ku wa gatandatu no ku cyumweru ntukore, uraza ufunge tuno tuntu, akako ku wa gatandatu no ku cyumweru, nurangiza udufunge tumere gutya. Nimba ushaka ko iminsi yose ukora, cyangwa se ushaka ko ku wa gatanu ukora, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, no ku wa gatandatu ugakora, uzaza nyine ukande kuri Saturday hasi hano ku wa gatandatu ugafungure, uvuga uti ku cyumweru nyine mba naruhutse nagiye gusenga, cyangwa se hari ahandi nagiye. Ariko muri weekend nyine turabizi ko muri weekend mu mibyizi tuba twakoze, ariko muri weekend nye tufata iminsi 2 isoza icyumweru, ukaza ugahitamo iyi minsi 2 yo utagomba gukora. Warangiza ukaza ugasevinga hano hejuru, aho ngaho. Iyo sevinze rero bihita bijyamo, ariko kubikuramo nyine ukabo kugira ngo WhatsApp nyine ibe nk'isanzwe, WhatsApp uzajya ucata yaba ari saa 9 yaba ari saa ngahe za nijoro, uraza nyine ukabikuramo nguko bikaba gutya. Noneho hari na cyagiye kano kantu ka kabiri, aka ka kabiri nako ka kabiri twakavuyeho, aka ka gatatu. Aka ka gatatu by appointment only, aka nako nyine kameze nk'aka kabiri, nako ushobora kukagenderaho nyine naho bitandukaniye, ukaza ugakanda save bisanzwe. Kubikuramo ni ugukanda hariya hejuru ku tudomo 3 ugahita ukanda clear kubisiba. Reka twisubire ku kambere. Akambere rero uzahitamo akambere cyangwa se aka kabiri bitakugoye, kubera ko twebwe tugendera ku masaha. Ushobora gukora no ku cyumweru ukavuga uti ushobora no gucata ukajya kuri chat. Aka ka kabiri impamvu nakabasobanurira ni ku bantu bagira business batajya bajya kuri WhatsApp ku munsi wa weekend. Iminsi ya weekend ntibajye kuri WhatsApp, ariko kano kambere ni igihe ushobora no gukora ku minsi yose. Naka kabiri ushobora gukora iminsi yose ugahitamo ugafungura, ariko hano iyo ushaka ko uvuga uti ku cyumweru ndajya kuri chat wenda kuva saa 6 kugera saa 11, iminsi ya mu gitondo mbe ndi bize nagiye kuruhuka cyangwa gusenga, sava aho nta kibazo. Reka mbereka akangaka kambere nanone.
hano rero bimeze nk'aka kabiri, ariko usibye ko hari aho bitandukaniye, hano wemezamo isaha runaka ushobora gushyiramo igihe runaka. Noneho iyo ufunguye gutya, iyo ufunguye wenda tuvuge mande, kaduhere kuri mande, ushyizemo igihe, uraza ugakandaho wenda PM. Hano PM ngira ngo muba muri kuyireba, ariko iyo kari hasi ntabwo aba ari byo. Dore aka ngaka ni igihe cya mu gitondo. Uraza tuvuge nimba ari saa tatu, nimba ari saa tatu wenda urajya WhatsApp yawe uri bufunguke. Tuvuge mu gitondo wenda wari ubaye uri bize kugira ngo ujye kuri chat, urebye ku isaha nyine usanze ari saa tatu, uhita uvuga uti rero saa tatu za chat zageze, ninjire muri telefoni ndebe abantu bahise banyohereza, cyangwa se nyuma y'iminota 10 ugahita ureba abantu bakohereje ubutumwa bakwandikiye. Bino birwanya bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yakwandikiye saa 9 za nijoro ngo urayibona mu gitondo. Hari n'igihe ucaho rwose ntunayibone, kandi ugira n'abantu benshi, uri umunyabizinesi wagutse, bikakugora kuba nyine wasubiza umuntu kandi yarakubajije ikibazo kinagoranye kandi yaragikeneye ko wagisubiza. Ikindi kuba wenda umuntu yaragukeneye cyane akanaguhamagara, no kuguhamagara nabyo bigendera ku masaha 3 zikubisemo agahita aguhamagara. Telefone nyine uhita umenya ko kuri WhatsApp nyine baguhamagaye nka video call, bigira amasaha nabyo. Tuvuge wenda twemejemo saa 3, guhindura amasaha rero ugenda wemezamo gutya n'iminota n'iki, ugakanda hano. Iyo ushaka kugira ngo ukande ku mubare ku ruhande side y'ibumoso, uraza ugakanda kuri uwo mubare, cyangwa se wahitamo ugakanda kuri side y'iburyo nanone kugira ngo ushyiremo iminota bita byijyanamo, cyangwa se ugahita usimbuka ukajya muri iyi saha y'urushinge hasi, ugahitamo umunota. Ushaka kuza hano, iyo ikanze hano ahangaha hejuru iyi saha, hari isaha n'iminota. Iyo ukanze mu isaha itaza imibare y'isaha, iyo ukanze mu minota itaza iminota, ugahita uyemezamo. Nanone ikindi, iyo ushaka ko ushyiramo igihe cya mu gitondo ukanda hano kuri AM, washaka gushyiramo igihe cya nimugoroba ugakanda hano kuri PM. Rero naho ngaho nyine babishyirira. Noneho tuvuye ku gihande cya mu gitondo tugiye kuri PM naho uraza uhakande ushyiremo igihe, cyaba ari saa 3 za nijoro, cyaba ari saa 4, igihe WhatsApp iri bugere ikifunga, wowe ugahita ujya kuryama nta kibazo. Naha ngaho uzaza uhakande, uhafungure, ushyiremo igihe, naha ngaho uhashyiremo igihe, naha gutyo kugeza ku wa gatandatu, kugeza no ku cyumweru hano hejuru, byose usange birimo amasaha. Ushaka kuba iminsi yose washyiramo guhera saa 2 kugenda, ukagenda saa 12 za mu gitondo, muri weekend ukavuga uti guhera saa 4 kugenda saa 12 za nimugoroba, nabyo birakunda cyane rwose. Hano uzaza nyine, hano niho bakanda kugira ngo bahindure igihe. Ahangaha ni uburyo ushobora gusetingamo, nimba wari wahinduye wenda isaha yo kuza kugera kuri WhatsApp ndetse no kuyiviraho. Hano niho basetingira nyine amasaha. Ushaka kuza ukadingamo amasaha ugasiba yandi yararimo, nuko ukaza ugakanda hano ku ijambo rya save hano hejuru. Kubivamo nyine uzakanda clear bivemo, nurangiza ukande save. Nimba ushaka ko bivamo burundu ukande save gutya.
ubireke gutya bibe gutya. Okay, video rero nari nabateguriye ni iyi ngiyi yo kugira ngo ibereke uburyo ushobora gushyira igihe muri WhatsApp business. Sinzi nimba wenda WhatsApp isanzwe birimo, ariko ndakeka kanze ndebe WhatsApp isanzwe, WhatsApp Messenger ndebe isanzwe, tudomo dutatu setting, ndakeka nabirimo biba kunuza, biba kuri WhatsApp business gusa. Na WhatsApp Messenger nayo igira utuntu twayo, buriya nzagenda nubereka. Sasa rero murakoze kureba ino video, mutwandikire muri comment mutubwire indi video mwifuza ko twabagezaho, kandi mukandira like kuri iyi video kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza, hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti.